Aisha umukobwa ufite imico myiza, urumva ntago wamwanga. Umuntu ufite imico myiza nta muntu wamwanga kabisa, nta muntu wamwanga. Nicyo navuga kabisa. Ukuvuga ngo tubonye Nyakso yashize Aisha mu mago ntitwatungurwa. Ku bantu bamwe na bamwe bahita bihutira kujajinga ibintu. Umuntu niba urwego rw'ubugenzacyaha rumufasha, ni ubugenzacyaha nyine barabanza bakigenza icyaha bakora iperereza. None se ubu ngubu naza agasanga wamwise, tuvuge niba urugero Ndimatira kesi yaguyemo, wamwise ngo indaya umucira iki, bagasanga ni umwere bakamurengana akaza. None se wowe uzamusaba imbabazi? Nibura niba unajajinze umuntu, niba baye umwere musaba imbabazi. Ariko abantu biyutira kuvuga ibintu nta nuko bashobora kumva ko wenda ari uko bamuketseho bayigize, ahubwo bahita bavuga ngo n'ubundi twari tubizi. N'ubundi wari ubizi gute wabanaga nawe? Ngo n'ubundi ngo nkabikeka urasanga ariko wenda Ndimatira wabonaga Alright, Jalas Official TV, reka tubasuhuze. Twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye, twizere ko muri amahoro. Uyu munsi turabigira urwenya, turabigira seriye. turabivanga. Uyu mugabo ni umwe mu bantu nzi bashobora kwambara image ebyiri kandi mu gihe kimwe. Mu gihe ari gutera urwenya ashobora kuba seriye. Nyakso, komera cyane. Nishimiye kukwakira kuri Jalas Official TV. Hari haciye kinini cyane mbyifuza. Murakoze cyane kunyakira, ndabyishimiye nanjye. Zire ko turajyana ikiganiro cyiza. Umeze neza? Meze neza bya Kigali nyine. Meze neza by'i Kigali. Umaze kumenyera kwikorera? Birimo biragenda biza, umuntu aba arimo aragenda yiga amasomo, ariko abantu niba bareba ibikorwa tuba koko barabibona ko biri kugenda biza bigenda kabisa. Okay. Yego. Ese Nyakso, izina Nyakso ryavuye? Izina Nyakso rero, izina Nyakso barinyise abantu bararinyise nyine nkuko abantu bashaka kwita gutya. Ntago nakibuka ngo byagenze gutya, ariko nzi ko ryari ririmo, noneho mpita ndikoresha nyine abantu baranarikunda. Yego. Byatewe n'iki kugira ngo murumuna wawe nawe yite Nyakse? Impamvu urumva Nyakso inyuguti ya nyuma ni O. Nkaba nitwa Olivier. Urumva Nyakse nawe izina ryitanyizwa na E, kete yitwa Nyakse. Hari n'udufite hariho I. Nyakse. Yego. Ni gutyo byagenze. Bazagira bagire ngo sogokuru wanyu ni Nyakse, ubwo se yaba ari Ni gutyo byagenze kabisa. Aha. Ndabona umaze kuba umuntu wikorera, baba bamuhamagara cyane, urabizi? Aba yakira udukoru. Birasa niko twabivugara. Ariko nibyo umuntu nyine uhiga kandi ukora agira n'abamubaza. Niyo umuntu yaguhamagarira gatagiye no kukubaza amakuru gusa, ibyo biba bihagije kabisa. Kabisa. Haciye igihe kinini cyane nkubona muri industry ya comedy. Kinini pe. Kinini. Niba wibuka umaze igihe kingana cyo ukora ibi bintu? Maze imyaka, urumva natangiye kubikora ngiye mu wa kane segonda, maze imyaka nk'itanu, ubu ugiye kuba nk'uwa gatanu ndumva. Maze imyaka nk'itanu gutya. Agataho kabisa. Ndagira ngo wihangane udusangize gato kuri experience yo kwamamara no ku ishuri muri segondere by'umwihariko. Ni ibintu bidakunze kubaho, ariko iyo binabayeho nabyo biba byihariye. Yonyine n'umuntu w'umusitari ku ishuri bisanzwe abafite ukuntu abirisha, none wowe wari n'umusitari mu gihugu. Ni ibintu biba ari byiza, ariko nanone biba bifite uburyo bijenanye nyine. Urumva mu banyeshuri, abayobozi noneho iyo bakubona ntabwo bagutandukanya ngo uri umusitari ngo iki, bagomba kugufata nk'umunyeshuri nyine. Rimwe na rimwe bagashyiramo n'akantu ko kuvuga ati uriya niba azwi ashaka kuba bikoresha kugira akora amakosa, ugasanga baguhannye birenze wayikoze nk'ikosa nyine tu. Ariko ni experience nziza ku bundi ruhande, kuko iyo uri umusitari nyine
cyangwa se uzwi, ufite umuntu uzwi, bituma navuga ngo bituma n'ishuri ryibonamo cyane, kuko nta muntu wanga kuba yajya ahantu bakamurekonesa bakavuga ati uyu nguyu ameze gutya. Bituma nyine biguha motivation nawe ugakomeza ugakora ukavuga ati abapeti baje mu wa mbere baraza ngo baje kundeba biki ni byiza tu, muri make ni byiza, nubwo biri challenging ukuntu urumva niba uzwi avuga ati ntabwo bagomba gufata mu bakerewe biki, ariko ibyo byose umuntu niwe wiprogram kabisa akabicamo. Mu myaka 5 umaze muri kariyeri ya comedy, wemeye gukora interview n'itangazamakuru ku mwaka wa 5. Byatewe n'iki? Byatewe no kwihigihe nkavuga ni ntabwo nzaza imbere y'abanyarwanda ntabereka ikintu gifatika, ngo nze mbabwire ngo ndi umunyarwenya ikintu ahubwo se waza bavuze ati wa munyarwenya bamaze kubibona. So niyo mpamvu nihaye icyo gihe, kandi icyo gihe cyageze ku musozi nyine naje abantu banzi, numvisha aribwo buryo bwiza nabikoramo, kandi nyekana ari nabyo byiza kabisa, nyekaye nabyo byiza. Mu buryo buhinnye wenda nka Nyakso utakugoye, ngewe ndagendera ku byonzi. Duhere kuri Nyakso comedy, twinjire kuri Kasuku, tujye kuri Afrimax, tugaruke kuri Nyakso. Urwo rugendo rumeze gute? Urwo rugendo rero natangiye nikorera ubuntu bwa phone iki mitamera haboro bitaga kuri The Focus, iyo nahereye ariko yo ntiyamenyekanye cyane ko nawe twakoreye igihe kinini. Tangiye kuri Kasuku byabaga ari ukwihiringa nyine dushaka imibereho, umva ari nabwo umuntu yari ari kwiga. Kasuku namazemo hafi nk'umwaka, sinibuka hagati y'umwaka n'ibiri gutyo n'amezi. Nuza Afrimax ihita imbona, irambona nabo bari bafite projet yo gutangiza ibintu by'amamovie n'amakomedi, bahita bankontakta mpita njyaho. Afrimax nari maze y'imyaka 2, ubu ngubu nibwo nagarutse no kuri ya YouTube channel yanjye nakoragaho, nibwo ngarutse ubu ngubu kabisa. Muri make n'urwo rugendo nyine nagiye nyuramo. Hari abantu mwakinanye kuri Afrimax baragenda, ugarutse ugiye kwikorera baragaruka. Twakinanye kuri Afrimax. Hari abantu mwakinanaga kuri Afrimax bamwe na bamwe basa nk'abatakigaragara. Usubiye mu kwikorera tongera turona bagarutse mu bantu bamwe na bamwe ukinisha. Ubwo ni nkabahe? Harimo ni Jimmy wapi? Oya, hari umwana mwakinanaga hacama gahe ntakimubona. Usubiye mu kwikorera mbona aragarutse. Donc icyo shaka kukubaza, bari abantu muri rusange ni wowe ubikorera, ubigenza ute kugira ngo urokirite? Bari abantu turavuga tuti wenda umuntu mwaranyandikira kambwa ati ngiye mfite impano yo gukina runaka gutya na gutya, amubwira ati wowe waza tukareba tugakinana wenda nka nuza ya mbere ya kabiri tukabona birakunze. Iyo tubonye nta muntu umwe bijya byanga, ariko abantu bose nta birumvikana ntabwo bikunda ku rwego rumwe, kubera ko umuntu afata umwaka umwe ngakire, undi agafata 5, undi agafata 20, undi agafata icyumweru. Buri muntu wese agira igihe cye. So bayandikirana gutyo cyangwa se tugahurira nk'ahantu tukaba twakinana, noneho nkahita mbona ko bashoboye tugakomezanya nyine. Akenshi niyo recruitment miba kabisa, niyo recruitment miba, ni gutyo tubigenza. Kuki utajya ukirana na Petit Frere? Ba Petit Frere rero impamvu tutakunda gukinana akenshi baba bari ku ishuri, icyo ni icyambere. Ikindi kandi nabo bafite ibintu byabo, nashatse ko nabo bakora amazina yabo, bagakora amazina yabo ku ruhande, mbese ku buryo bajya babona kuvuga ati uriya ni gutya na gutya akora ibintu bye ibi ngibe, noneho twazajya gukorana ama collaboration akaba afite imbaraga nyine, abantu bavuga ati ama collaboration aya ngaya nyine afite imbaraga ntago twakundaga kuyabona. So nashatse ko babanza bagakora izina ryabo, n'abandi bose uretse na ba Petit Frere n'abandi dukinana bashaka ko n'umuntu akora na brand yiwe ku buryo atajyariya ngo bamubone ngo uriya ni wa wundi ukina muri Nyaksa, ahubwo ajyariya akamubona ati uriya ni kanaka, akamuvuga mu izina rye. Iyo bikunze nyine byose biranshimisha, ariko ubundi nta kindi kibazo kabisa. Ba Petit Frere ama collaboration bazagenda bayabona mu minsi iri imbere abantu. Bizadushimisha kubona Nyakso na Nyaksi. Na Nyaksi. Kuri gufata mikoro gutya, umenyereye gukina yambaye ikufunzo cyangwa boom yo hejuru. Kuyifata umuntu akayihamya. Nyakso. Hari akantu ukunda gukora muri punchline. Washobora kugakora live? Kahe? Ko kureba. Iyo hagiye mu punchline, hari ukuntu ureba bidasanzwe.
usanga se ubwo ni nka gutera ukuntu ukanura mbo ukabona ko bidasanzwe sha ntabwo kandi ubona ko komedi za Nyakso umwihariko wazo ngiye nkunda kubona ushingiye ku ma punchline ufite muvuga ibintu ariko kumva birimo ikintu cyo kurasa psya mukubimakanyuzamo akantu uburyo rero uhita ureyakira ibyo rero byasoko wenda ndimo ndavugana n'umuntu runaka bikagera ariko biriya ni ibintu byiza ntabwo navuga ngo wenda ngo ni ibintu ugira cyane ko n'abantu babikunze uvuga ngo ura n'umuntu akavuga ngo ngo nkunda uburyo ukanura aho mva uri nk'umujura niwe ukanura nanjye karakaro kawe rwose nawe ukunda uburyo nkanura gukanura rwose byakijije umuvandimwe ubwo bwa mbere gukanura bikijije umuntu ni kariyeri itari ntoya imyaka 5 aba ari myinshi igira byinshi byiza n'ibizazane ni ikihe kizazane kiguhora ku mutima muri no kariyeri wahuye nacyo wenda kikaba cyaranavuyeho ngewe sindahura n'ibintu bikomeye cyane kuko ibintu byo kuvuga ngo wenda ngo hari umuntu wanyambuye ngo iki yego nyine ntibyabura ariko ntabwo ari amafaranga menshi navuga ngo ni ibintu nyine kuko hari umuntu ukora agakora nka deal wenda ya miliyoni 2 bakazimwambura ariko ngewe usanga 30, 10 kandi ibyo ngibyo nyine ni ibintu bibaho utari no muri iyi kariyeri bananabikwambura no mu gihe usanzwe so rero nta kintu gikomeye navuga nahuye nacyo gusa nyine utuntu umuntu aba yaragiye ahura natwo tuba ari utwo ngutwo tukuba wakorera abantu ntibagwereze cyangwa se ugakorana n'umuntu akaba mwumvikanye ko projet mugiye gukora gutya kahita yijyana wenyine ibintu tuntu nk'utwo ngutwo nyine naho ubundi ngewe sindahura n'ikintu gikomeye navuga ngo inzitizi Imana inabindinde Imana inabindinde kabisa tubwire donc hari abantu benshi mwakoranye sinshaka kwinjira cyane mu mikoranire ariko gira comment ukora kuri Kasuku ni umuntu uvugaho comment nyinshi cyane ni umuntu mwakoranye urumva donc mufite ukuri muri proche mwegeranye doye comment imwe ushaka kuri Kasuku comment imwe mbo Jeskwiza navuga ko ari umuntu promotinga industry mu buryo bwe mu buryo bwe ya promotinga industry hari benshi yafashije nanjye ndimo so rero nta kindi navuga namushimira ku byo yankoreye kandi nkamubwira ni azakomeza bikorere n'abandi nanjye aboneke n'izindi mpano kabisa aboneke n'izindi mpano afashe n'izindi mpano ndumva ari icyo navuga okay ukunda gukora komedi zishingiye ku buzima ibintu ukina ntekereza ko imwe mu mpamvu ituma abantu babikunda cyane haba harimo no kuba wavuza ibintu bisanzwe bihari ngira ngo iheruka ni y'abamisi y'abanyampinga iyo ugiye gukora iyo ugiye kwandika cyangwa ugiye kuvuga uti no munsi turakora episode wibanda ku biri kuvugwa cyangwa wowe ugenda ku bintu wowe umaze iminsi ubona donc mood yawe iza gute akenshi aba ari ibintu biri gutrending biri gushaka itari rating akahita abona ari kubibona nyine nibyo akenshi tugira ukabona wakoze irayidi nakoze gutyo nyine nibyo akenshi dukoramo ariko ikindi kintu ntabwo njya nirimita mu mitekerereze igitekerezo iyo kije kita nicyo mita nkora of course ntabwo watekereza tuvuge niba muri Amerika bari no gutora wenda n'abasenateri ntabwo watekereza ngo abasenateri kandi uzi Miss Rwanda saga ziri kubana n'imitekerereze iyoborwa n'ibintu uri kubona nyine so akenshi bigendana n'ibintu ndi kubona ariko muri rusange ikintu ntekereje ngewe mpita nkishyirarira ntitaye ngo kiri gucendinga cyangwa cyavuyeho shyirariya akagira abagikunda akagira n'abacyanga ko of course ntabwo wabura abanga ibintu n'ababikunda yego Nyaksoba wumva uzashaka umugore yego utekereza icyo abaye ari nka Aisha abaye afite imico nk'iya Aisha cyangwa ari nkawe abaye yewe kurumva muri industry Aisha yiswe umugore wa Nyakso sinzi ababimwise ariko umuntu wese no ku matayito no ku matayito ngo umugore wa Nyakso atubwiye uburyo byose ni inkuru kandi urumva twese tuba dushaka imibereho ikintu cyose cyakurura abantu tuba tugomba kugikora so warumbajije ngo nekereza iki Aisha
umukobwa ufite imico myiza, kuko abaye adafite imico myiza ntabwo twaba dukorana, birumvikana ntabwo yaba ashobotse. So rero bibaye byiza afite imico myiza uwo mugore nawe, urumva ntabwo wamwanga. Umuntu ufite imico myiza nta muntu wamwanga kabisa, nta muntu wamwanga. Icyo navuga kabisa. ni ukuvuga ngo tubonye Nyakusu yashize Aisha mu mago ntitwatungurwa, Mwatungurwa, twakumva nyine n'ubundi ari nguye. mwatungurwa kuko mwavuga ni ka kazi kavuyemo ikindi kintu byatungura nabyo. Ibyo byatungurana. Ikindi kandi mwakibaza se ibintu byahakanwaga bije kuba byo gute. Of course mwatungurwa kabisa. Mwatungurwa. Okay. Yeah. Uba wumva umugore w'inzozi zawe ameze ate? Sha ntago navuga ngo ameze ate. Azaba ari mwiza gusa. Ari mwiza, afite imico myiza, ari mwiza nyine ku isura no ku mutima. Ibyo navuga kuko ntago najya ku specifying ngo ninde. Ntubuzi ngo uzahura nande. Mu kiganiro wakoze kiri no kuri chaîne yawe, hari ahantu wakomoje uvuga uti ngewe buriya social media kuko n'ubundi arizo zintunze nzibaho cyane. Uri social media user ku rwego rwo hejuru. Hari ibihe wibuka wagiriye kuri social media urumva bishobora kuba byiza cyangwa bibi. Hari umuntu ushobora kukubwira ati ngewe kuri social media nahubakiye inzu bitewe n'abantu. Hari n'uza akakubwira ati ntukambwire imbuga. Imbuga nkoranyambaga nazigireho ibibazo kandi koko nibyo, hari n'abagiye bazigireho ibizazane. Dushaka kuduha izo ntuze ebyiri, izo image ebyiri kuri Nyakusu. Murandasi rero, murandasi nagiye nyiki kurumva ni dutunza amugani munakora ibintu agapostinga iki mbere na mbere niyo ngewe intunze. Ni akakanya na kandi kazi mfite nkora nibyo ngibyo. Ibindi bintu unavuga wenda kuri urwo n'uruhande rwiza. Uruhande rwiza iki nagiye mpuriraho n'abantu benshi niho twagiye tumenyanira, abasani niho twagiye tumenyana n'abantu abangaba tuba dukinana. Abenshi niho twagiye dukontakta tuvugana bakaza muri team nyine muri click. So urwo n'uruhande rwiza urumva social media n'ibyamfashije. Uruhande rubi wenda navuga nta ruhande rubi ndabona cyane gusa muri social media harimo ikibazo ko umuntu utabicunze neza ushobora gukuramo depression nyine depression kuko uravuga uti mfite nuza mfite YouTube channel ibiki n'iki, hari umuntu wagiye ari yandega amafuti barayisibye ibiki n'iki, ariko ngiye ibyo ntibyigeze bimbaho gusa nzi ko bibaho ariko nta kindi kintu na indi experience mbi ndagira uretse izo tugira z'abantu baza batukana. Aza muri inbox akahita gutuka ngo genda mani iki n'iki, ariko nyine ukamureba akavuga ati ubwo niko nyine wabyumva, ukamureka nyine abantu bafite perspectives zitandukanye. Ndumva ari ibyo nabivugaho. Kuri umujene umanaginga ute kandidatire z'abakobwa? Urabyumva ukabishima. Urabyumva ukabishima nta kindi. Ukirinda murakoze. Ukirinda kubikurikirana ukabyumva ukabishima. Byumva ukabishima kabisa kuko abakobwa bo bari benshi cyane ku muntu uzwi, bari benshi cyane rero ubyinjiyemo cyane wakisanga na ya vision wari ufite ibaye ikibazo. Itagezweho. Wambwiye uti ntabwo nigeze ngira ibizazane cyane muri ino industry, ntabwo wigeze uhobagizwa cyangwa ngo ugiriremo imvune runaka, ntiwifuza kuba umukomediye uvuga uti ngewe nzaba nka Nyakusu wenda? Ntabwo byabura. Hari ahantu ntangira n'uce ngo ari casting ndagenda barambwira ngo gukina ni 30, ubusanga ukina waba udasanga ukina ugatanga 50, ukajya ukurikira abantu nyine bagiye kuri tele watwaje nk'ubutrepied kugira ngo ugende wiga nyine uburyo tele ikorwa. Icyo gihe nayo nari mfite, ariko iyo mbonye mfite nari kuyatanga. Naragiye ndavuga nti okay nabyo mfite ntabwo nabigira, ndagenda mfata phone ya Mary iki n'iki turatangira turakina, nyuma abo bantu baza gushaka ngo dukorane byaragize. Urumva ko nta kantu navuga nti nasangiza umuntu ushaka umunyarwenya nyine byaba byiza wikoreye ibintu byawe kurusha uko wajya gusaba ubufasha ahandi hantu, kuko kujya gusaba ubufasha ngo mfite iyi mpano utarayerekana ntabwo ari sawa. Abantu baje kugushaka byaba byiza kurusha uko ujya kubashaka. Ubishoboye kabisa watangira ukikorera ibintu byawe mu bushobozi buke buhari, kuko of course nawe ntabwo ushaka gutangira ibintu nta n'ikintu ufite.
wabura ikintu uzabura na telefone. Turi mu isi noneho iri digital, aho amatelefone smartphone yonyine yaguhindurira ibintu akakugeza ku rwego kabisa. Noneho wa muntu ubona ko smartphone ufite impano, ahubwo ikibura ari ishusho ryiza, akaba yagufasha kurusha uko ugenda umubwira afite impano. hari akantu uvuze ngo nafashe fone ya mama, niba watangiriye gushutinga. Nanashutingishaga. Nazo ni imvune. Ni izindi mvune. Kugeza ubuze kamera. Kugeza ngeze kuri kamera yanjye ntabwo ndayigura, kuko n'ubundi hari abazifite dukorana. Rero njye ntabwo najya kugura kamera kandi hari abazifite kabisa. Wambwiye uti ku ishuri ndi umusitari, birafasha, ariko hari n'ubundi buzima buba ku ishuri abantu bose banyuramo niyo utabura umusitari. Ubuzima utajya wibagirwa bwo muri segonderi ni ubuhe Nyakuso? Ubuzima najya nubwo muri internet nyine. Muri internet kabisa ntago uri ubuzima wabwibagirwa. Ubuzima bw'inkoni inkoni yegereze mikoro. Inkoni hariya twaraziriye pe. Nanjye ndi muba umubiri wanjye uzi inkoni nyinshi. Umubiri wanjye uzi inkoni nyinshi. Kubyuka kare, amayetide, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine byo muri segonderi. Inzara yo muri segonderi, muri segonderi habagamo inzara yatari. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo byose ntabwo napfa kubyibagirwa. Ikindi kintu nakibagirwa ni uburyo umuntu aba yaratangiye kugira kumenyekana akiniga. Urumva rimwe na rimwe ugakererwa bakagukoresha ibihano bakagucaho apeti mu wa mbere. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo nyine tu. Ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo umuntu yabyogirwa kabisa. Nta kantu kigeze kakubaho ku ishuri ukumva wakwigumura ukavuga uti ahantu ngiye kugenda ndaburiza? Kanumve bamfukamishije muri tere ya basket. Tere ya basket kandi mu ruhame niho abantu bose bacaga. Nabana ariko ubu ngubu wahaguruka nitahira nzagaruka. Bajyaga babivuga, baba baguhaniye nka gutyo, abandi bana batavuga ati uko tubyemera mani. Gutubye usi umuntu mana gufata kuri yarakubyaye mani. Umuntu uri kubikubwira gutyo si uri muri case. Niho uri muri case. Nutaha iwanyu urabura uwungu. Mani uri kubyemera bro. Iyo mbumvira ubu ngubu mba ndi mu mazi ari. Uko abapadiri nta mikino baga bafite nize mu bapadiri. Aho ni he? Inyanza Kristo. Kino baba bafite kabisa. Abana bahita bakohereza iwanyu da. Muri iyi minsi ntago ari menshi. Ni nk'atatu guhera mu kwa gatatu kugeza none. Habayemo saga nyinshi z'abastari, z'abantu bazwi, ariko zishingira ku gufungwa. Wigeze ugera mu gihe cyo kuba wafungwa? Ntago ndafungwa. Ntago ndafungwa. Uretse nta nubwo ndagera kuri brigade wenda ngo banjyanyeyo. Wari wagongana n'inzego z'umutekano wenda ntibikagenda neza nyuma, ariko bibaho twese abajene wenda waba utashye bwije bakaguhagarika muri quartier nyine, hari ahantu wari wahura n'inzego z'umutekano mu buzima bwawe? hari ahantu twahuriye, ariko ntabwo twahuye ari njyewe. Twahuye nko kundi buri mu modoka umuntu ayitwaye bakabahagarika bakabasora ibiki n'ibiki utuntu nk'utwo ngutwo, ariko ntabwo turahura wenda ngo bamfatiye wenda nk'ahantu. Mbese bari wowe bisabe ko ari wowe wisobanura? Wapi, ntabwo turahura kabisa, kandi Imana ikomeze nandinde kuko birakomeye kabisa. Abantu bose barimo barabashyiramo. Birakomeye wa mugabo. Turarye turi menge, twirinde kabisa. Twirinde, twitwararike. Izi kese zagusigiye yahe masomo by'umwihariko? Izi kese zansigira amasomo yo kwitwararika, tukamenya ko turi isho ireberwaho n'abantu benshi. Twakora nyine cyagira impact nini kurusha uko umuntu usanzwe yagikora. Ikindi kandi tukamenya ko hari amategeko runaka hari, ntabwo umuntu akwiye gukora ibintu byose tubikujemo. Tugakurikiza nyine amategeko, tugatanga urugero rwiza nyine nk'uko tuba turi abasitari nyine, tugafasha leta mu gutanga urugero rwiza. Niryo somo byansigiye byo kwitwararika kabisa. Uri umusitari ariko uri n'umuntu, uri n'umunyarwanda ukurikira ubuzima bwose bw'ibibera mu Rwanda. Muri kese zose zabaye niye yagutunguye? Yantunguye
kurusha izindi ukavuga uti zose zarantunguye ariko iziba zaragiye zintungura cyane ni iz'abantu mba nzi nari muzi nyine twaranaganiriye tujya mu biboro by'amawadi urumva umuntu tuvuge ushobora kumva ngo umuntu yapfuye hariya ukavuga ati okay yapfuye mwihangane ariko umuntu muziranye none yapfuye uhita uri ratinga ukibuka ibihe mwagiranye iki n'iki so ni bati niyo yantunguye iya Titi Brown amakesi nyine ayo makesi niyo yantunguye avuga ni abakoboyi nibihangane kabisa Imana izabyoroshya kabisa Imana ndinda ariko ntabwo twavuga ngo 100% urarinzwe ushobora kugira ikibazo uvuga iki ku buryo social media zibanira abasitari bageze mu bibazo ni uburyo butari bwiza ku bantu bamwe na bamwe bahita bihutira kujajinga ibintu umuntu niba urwego rw'ubugenzacyaha rumufasha ni ubugenzacyaha nyine barabanza bakigenza icyaha bakora iperereza none se ubu ngubu naza agasanga wamwise tuvuge niba urugero Ndimatira kesi yaguyemo wamwise ngo indaya umucira iki bagasanga ni umwe bakamurengana akaza none se wowe uzamusaba imbabazi niba unajajinze umuntu niba bayimwere musaba imbabazi ariko abantu biyutira kuvuga ibintu nta nuko bashobora kumva ko wenda ari uko bamuketseho bayigize ahubwo bahita bavuga ngo n'ubundi twari tubizi n'ubundi wari ubizi gute wabanaga nawe ngo n'ubundi ngo nkabikeka urasanga ariko wenda Ndimatira wabonaga abantu nuko nguko bahita bihuta Apotre Mutabazi we yaravuze ngo bamuriki nibande kuri MIE kwa Irene uvuze ati iryo bandi uvuga yahise aca ubanza burundu kandi buriya nta muntu udakosa pe umuntu wese uri ku isi ikosurirwamo kabisa ikosurirwamo ni nayo mpamvu bakujyana brigade bakabanza bakareba bakavuga bati ukajya no mu rukiko ukavuga ati njyewe wenda icyanda cyemera gutya na gutya nkabanyisabira imbabazi bikini bike bakavuga ati ntago twaguha imbabazi complete kuko ikosa warikoze ariko dushyizemo wenda inyoroshya cyaha sinzi bari byo bakakorohereza kuko bazi kuri uwo muntu nyine n'abantu baba barimo barakuburanisha baba ari abantu ariko abantu bazwi nabo ni abantu basanzwe ntibakumve ko umuntu kuba amenyekanye atakora ikosa uba warikora umuntu wese yagwa mu ikosa ahubwo nuko iyo uzwi bimenyekana cyane abantu bakaba bafite na opinion yo kugutangamo opinion nyine tu so rero abantu bajye bihangana kabisa nibabona n'umusani waguye mu ikosa amenye ko nawe ari umuntu yo kuvuga ngo narabikekaga ngo nkabikeka happy kabisa abantu twese turi abantu turi ku isi kandi y'ibyaha so iyo ukoze ikosa urakeburwa ariko nanone ntabwo haba ariho ubuzima burangiriye uheruka gusoma Bibiliya ryari Nyakso gusoma Bibiliya uheruka gusoma Bibiliya ejo bundi ariko byaye muri script gusoma kuyisoma biriseri byo ntabwo nakibuka ariko hashize igihe ntabwo nabeshya hashize igihe kubera ko n'ibi ngibi tuba dukora ntabwo umuntu abona umwanya uhagije ariko amagambo y'Imana njya nyuzamo nkayareba wenda nko kuri televiziyo ku rusengero uherukayo urusengero merukayo muri weekend merukayo kabisa ukuntu ubaseriye yo kuvuga ibintu bitari byo sinawe ugiye kumbera nka Morodekayi oya nibyo ni ukuri merukayo ku rusengero kabisa ni uretse kuba umunyarwenya ni iyihe impano yindi wiyiziho njye rero njya cyangwa abandi bakakubwira ati iyo utaza kuba umukomedi hari izo bambwira wenda bakambwira bati tubona ntago navuga ngo njyewe ngo hari impano yindi impano zose mba nziyuvamo mba numva naba n'umunyamakuru mba numva nagira ariko
abantu urumvikana muba muri kumwe n'inshuti zawe ntabwo yabura kukubwira ngo iyi mpano ni nziza ngo iyi mpano ngo irayifite, ntabwo yabura kubikubwira umuntu inshuti yawe, kuko umuntu inshuti yawe akenshi atinya kukubwira amakosa cyangwa ibintu bitari byo, akakubwira ibiri bukunezeza. So rero mu gihe ngewe ntarabikora ngo mbigaragarize rubanda nyamwinshi harimo na babandi batanze ngo babikunde, ntabwo mba mbaraka iyo mpano ngo nyifite. Ntabwo ibintu byose ngewe mbyiyumvamo barumva nabikora, ariko koko ibyo bintu ndabishoboye mbikoze wenda abantu bakabikunda, nibwo navuga ni mu minsi iri imbere wenda umuntu azatangira no kugenda yerekana ibindi bintu abantu nibabikunda, nibwo none azamenya ko impano irimo. Ariko nushyiramo ukabona dislike zabaye nyinshi YouTube yaragahisha, ariko wowe mu content creator urazibona uba wahiye nyine, ubwo uhita uguma mu rwenya hari umunyarwenya nangiye kuririmba dislike ari puberi impano yiyumvamo iki wowe. Abanyarwanda ntibakubeshya. Hari abantu bavanze impano bakagutungura muri inda kandi dislike mwibanga oya nabo ngewe kereka mbona ko content nta giciro washoyeho nibwo nakana dislike, ariko nzi ko hari igiciro washoyeho like nshobora kutayiha impano nkayiha amafaranga washoye n'umwanya. Ukavuga uti aya mafaranga nkavuga ni aya mafaranga n'umwanya akwiye like, impano yo ni hafi, impano yo wapi, ariko fata amafaranga n'umwanya tuyahaye like naribi. Kuko nanone dislike ni uguca umuntu intege kandi afite ibintu yashoye. Uvuze ngo guca umuntu intege na dislike, ntekereza ko nawe uzi neza ko umuntu ugira abakunzi agira n'abanzi. Ni akahe kamaro k'abanzi? Akamaro k'abanzi ni motivation. Ni uguhora ukora kugira ubemeze, ntibazemera ni uguhora ukora ariko kugira ubemeze, bituma nyine uzamura level. Abanzi bari abaheza nguni, uvuga ndakwanga nkeza inguni akaba nanigarurira ukamwemeza reka akavuga ati reka ukaba nta kintu yakora, ugasanga umukinnyi wa Cristiano aratwemeza uriya se ngo nuko ngo akora imyitozo myinshi ngo nta mpano ngo mesa mu rushingo nuko ni imyitozo myinshi. Ntago abantu bapfa kwemera pe, ariko nyine akamaro k'abanzi motivation yo gukomeza gukora cyane. Aka kanya niba ikiganiro turi kugira nagikurikiwe na Amuzosi, Jay Squeezer na Nameless, ni iki wababwira? Abo bose ni abantu twagiye dukorana n'uru rugendo, bafite itafari bashyize ku kintu cyanjye, ku bintu byanjye. So abo bose nk'uko nabivuze kuri Jay Squeezer nabashimira, kandi ababwiye nk'uko nabo babibona ahantu bashyize itafari ntago bibeshye. Icyo nababwira kabisa. Kora comment kuri industry ya comedy iyo ushaka yero yose, ukurikije uko uyibona nk'umuntu unayibamo by'umwihariko na domina. Comment nayikora ku mpande ebyiri, kuri audience iyikurikirana ndetse no kubayikora. Ndahera kuri audience iyikurikirana, twabashimira mbere na mbere, tutangire dushima mbere yo kugaya cyangwa kunenga. Twabashimira ko bakomeje kudusapotinga, hari ikibazo baragira, hari n'abandi baba bari mu mahanga akaba yagira n'uburyo agufasha mu buryo bw'amafaranga. I Kigali ho biragoye kuri wasana no muri amafaranga i Kigali ho biragoye, ariko nyine n'umuntu nta mafaranga Kigali barakunywesha. Kigali uziko amugana umuntu ashobora kuza akakugurira ibintu akaba ataguha igihumbi mu ntoki, akakugurira ibintu by'umusenkani, ushobora kunywera ibihumbi senkani ugatana amaguru, igihumbi mu ntoki kaba ikibazo. So rero ariko nanone nta mafaranga yaruta umwanya. Umuntu kuguha umwanya akareba episode y'iminota 10 n'ingahe, icyo kintu kiba gikomeye. N'ibindi bizagenda biza ko iminsi izagenda igenda. Ubwo ni ku ruhande rwa audience nyine nababwira komeza dusapotinge, aho babona hari ikibazo ntibahite bumva ko ntibahite bafata za episode nyinshi umuntu yabahaye nziza ngo yarindi imwe ijemo akabazo ihita ibyica, akavuga ati hano wenda
ntabwo wakoze ibintu byiza harimo iki kibazo wagikosora akagikosora ntibakihutire nyine kuhita bavuga ngo ibintu byose complete ngo ni bibi so bakaba baguha comment ubwo ni ku ruhande rwa audience ku ruhande rwa content creator nyine bakora izo comedy nabwiye abakomereza aho dukomeze dufatanye turimo turagenda tudomina ubona ko comedy irimo iragenda idomina umuziki idomina nuza industry ya dance biracyafite intera bateye ariko natwe bizagenda ariko natwe tujye tujya hanze ibiki n'ibiki so ni ugukora cyane kandi tukirinda negative energy nyine negative guca mugenzi wawe intege mbese kuba wavuga uti ngiye mfungiye mugenzi wanjye amayira twese tukarya nyine kuko hari umugati munini twese twaryaho ahubwo iyo tugiye ushobora kuba mufite nk'umugati umwe mwawupasuramo kabiri mukasangira mwajya kuwurwanira ukikubita mu byondo mwese mukawubura ni yo mu Rwanda ya comedy yose ya entertainment ikintu mbonamo rimwe na rimwe tuba ari utuzu ibintu biherera ahantu hamwe bikaba bitagera ku bandi niyo nuza yo irimo kabisa irimo ariko nanone iyo utwo tuntu turimo wowe ukabimenya wikorera ku giti cyawe abantu baragukunda ba bantu bagasigara hahandi nabo bakora ibintu byabo ariko ibyo biboro biri kugenda bicika kuko hari igihe cyageze akavuga ati niba utazamukiye kwa runaka ntuzamuka niba utazamukiye kwa runaka buji niyo wayatsa gute urayatsa mu mvura uri kwatsa buji mu mvura imana uri kuyatsa mu mvura yita izima icyo gihe cyarageze ukavuga ati nta kundi reka mpfe kujya kuri uri anzamura ariko wanajyayo utamukunze kugira ngo abantu bakumenye gusa mugakorana kubera uburyarya ariko ubu ngubu umuntu arimo arirwana akirwanaho bikarangira n'abandi bamwiyunzemo biri kugenda bigabanuka kabisa. Ni iki kigushimisha kuri industry yose muri rusange? Ikintu kinshimisha n'ahantu biri kugana handi umuntu asigaye ataguma ahantu hamwe bavuga ati niba ndi kibonke nkora ibintu bya comedy nakora n'umuziki umuziki akawushyira iyo abantu bakawubyina bakishima ku buryo nyine abantu bari kugenda baguka bavandi bari bifungiye ngo niba uri umunyarwenya ngo niba waririmbye byacitse bavandi bari bifungiye noneho tukagenda tugakora ibintu byagutse nyine nibyo bintu birimo biranshimisha kandi bikanatwishyura reka amafaranga akazamo ikimba tukanyunguta. Okay. Uri umwe muri bake bamamaye bitanyuze mu itangazamakuru cyane wenda naryo ryarakuvuze ariko si ryo cyane ahanini ryatumye abantu bakumenya. Biroroshye ko waduha comment nk'umuntu mbese usa nk'uri ku ruhande ibyiza nibibona ku itangazamakuru rya entertainment. Ibyiza ni uko nyine basapotinga impano bakazizamura. Ikibi wenda sinakita ikibi nakakosa nta muntu udakosa nagakosa kuba hari abo ushobora kureba umuntu ukareba umuntu ukavuga ati ya postinze akantu yazamuye imana arimo aramushyigikira ariko biba bibabaje iyo usanze ya mana uvuga ngo ari gushyigikira yamwishyuye kugira bikore wowe wavuze uyu muntu afite umutima mwiza yafashije umuntu ariko bikababaza ugasanga inyuma umupeti yajya arihiringa mu miryango bagurisha n'ubusambu bapesa wa muntu ngo agire imana kandi we wamubonaga nk'inuza ako kantu rero karimo navuga ngo itangazamakuru niba ari n'ubyifitemo kabisa yego nta muntu uba udashaka umugati ariko niba ko kubona umupeta bikwiye wagira wamushyigikira ukigomwa kuko nagera imbere ahubwo ugafata amafaranga yakaguhaye ukayashora muri ya ntuza yiwe ukamuga ati yashoremo hano bigire ariko se umupeti niba umwerekanye afite imana n'ahandi na bwa busambu yari kugurisha agakora umuziki arabugoye ngo kuri promotion yo kumwerekana gusa ya muziki se none azayikora gute bizaba ikibazo so ako kantu umuntu ugize yagatekerezaho kaba yagakosora umuntu wese ubyifitemo kuko nagiye mbyumva ahantu kandi ntandi urivugira ntawe urabinkora ariko ntandi urivugira umusozi ubusa. Hari akantu wakomojeho turi kuganira mu kanya uti akantu k'akazu nubwo kari gucika kabayeho wigeze uhura na Munyangire cyangwa wenda wowe umuntu akakubwira ati nahuye nazo nkajya kampani zikajya zinyegera zikavuga ati
bariya kuriya ngo barakuryanga ibiki n'ibiki byo nahuye nabyo cyane muri iyi game kabisa cyane mu bintu by'amacano yego buya amasambu rero cano zasimbuye amasambu ubu ngubu yana cano biracika ubu cano ni cano cano ni cano kabisa zageze no mu byaro rega zageze no mu byaro ziteza narabyumvisha ese buriya niba koko byarabaye nk'umuntu amubaje ati iki ni gushaka ni iki cano ni iki aje aho bati wenda ni ntumbi ni nk'ibipapuro ni igipapuro cano y'abana bawe cano y'abana ni bagi ni iki ubwo shaka bise abana cano zirariko ariko ni usisi kariho abantu bakuru umugati imwe muri awards zizwi mu Rwanda harimo yitwa Rwanda Movie Awards ubwo niho hantu barizwa ni naho wenda ubwo wahemberwa uyivuga hishye cyangwa se awards zitangwa mu Rwanda by'umwihariko mu gisata cya sinema impamvu nyibikubajije umunsi uziherukamo nakoze ama interview abantu benshi bari kwiramanta bamwe ndabyibuka njuga icyo gihe yararambwiye ati ni ibiti turi bubivunagure tubitwike urumva yari yababaye pe nabandi samusura ubwo abwira ati reba bazihaye urumva na amazina manini muri industry ariko nubundi atabyumva kimwe wakoranye nabo tuwa wagendanye nabo influence yawe yaragaragaye aho wageraga induru ikaba induru uzivugaho iki cyangwa se comment yoroshye yawe wumva wazikoraho uhereye kuri ibyo ngibyo wenda umuntu wese nta gikorwa cyaba cy'amawadi ngo abantu bose batahe banyuzwe of course niyo baziha njuga uwo wenda ari wayitwaye icyo gihe yari kukomanta ngo njuga ibiki n'ibiki ariko muri makeya abantu bategura awadi nabo baba bafite ibyiyumviro byabo reka nabo baba bafite nuza uko yiyumva niba abona ko kuyikwiye aba afite uko yabonye umuntu ni umuntu nyine aba afite amarangamutima so rero niba wowe abonye ko wowe ubikwiye arayiguha kuko nayihanuriye nawe uziramanta nk'uko uriya yiramanza so rero navuga ni twige kunyurwa n'izo awadi nyine uko zatanzwe kuko nta kintu wabihindura ahubwo wowe iyo wakoze igihembo cya mbere kizira mu abafana koko baba babibona kuko n'umuntu bashobora kumuha awadi atayikwiye akabona ko akavuga atari kuriye mukoboyi yari afite abafana nubwo byagize so wowe ukore iki kuko n'ubundi ntabwo dukorera awadi kabisa wowe niba wakoze ibyo usabwa ibyo birahagije awadi niza izaza nitaza ntizaza kuko ntabwo ari mama uri kuyitanga ngo ngategetswe kuyiguha awadi si akarima k'iwanyu ngo uragenda ufata awadi uwayiteguye se ko yayiteguye wateguye iyawe uragenda ngo uhite ucakira awadi utahani yawe nawe genda mu mujyi barazikora genda uyandikeho uyijyane uyihe niba koko uzi ko wakoze neza urishinja iki wowe uvuga uti ubwo si amahirwe yanjye nyine nzatwariye ubutaha nta kibazo ibyo ngibyo kabisa biba biteye Nyakisoko komedi ukora n'ubundi zishingira kuri sosiyete uvuga iki ku madini n'imyizerere komenti yoroshye yawe uko ubibona bakari nakubajije ntuheruka kuri chat uti ndaheruka ariko wagakubitindaho cyane ariko ni ikintu kitavugwaho rumwe kubera ko n'ubundi nta bantu bizera kimwe hari n'abantu bakubwira bati ngewe Imana ndayemera mu mutima ariko iyo church sinyikozwa yo kujyayo nkatura mba navunikiye yanjye hari ukubwira uko kare ukamwumva hari n'undi wenda ukubwira indi mpamvu wowe uvuga iki ku bintu bijyanye n'imyizerere n'amadini na side yawe mbese umujyo wawe umuntu uzabona Nyakiso azajya amufata uti bongeye mbere na mbere nsegera mu idini ryitwa ubumuntu idini rimbwira ko Charles kuba naza gukubita urushyi ari ikosa kuba naza nkagira si ngombwa nyine undi muntu bimbwiriza ngo menye ko niba wamaye amafaranga yanjye yawe nyakwambu si ngombwa ngo undi muntu azabimbwiriza iryo niryo dini ngiye mbarizwamo ikindi kintu ibintu by'amadini utabicunze neza byaguteranya n'abantu cyangwa se bikaba byarema n'izindi beef kuko ubusengera mu bayisilamu ugahura n'umuntu w'umukatolika utangira kumubona ukuntu kubera cya kintu cy'ubwisilamu n'ibiki ibyo bintu rero byishinze wasanga utanabana n'abantu
uzi ko hari umuntu wanga gukorana n'umuntu ukavuga ati ngewe niba uyu muntu atari umuyisilamu ntidukorana kandi bari gukorana bagakora projet nini cyane ibyo bintu rero cyane. ntabwo ugasanga ngo hari ahantu runaka batakira abakozi ngo batari abadivantiste wenda n'urugero ibyo bintu ugasanga kandi ni wa muntu ushoboye wafitinga muri ya position ibyo bintu rero njye mbona ugiye kubyishinga nta kintu wajya ni ku ruhande rwanjye ngo n'abandi bafite imyizerere nta myizerere y'umuntu ujya nsuzugura ariko nawe niba wizera ikintu wihakana ibya mugenzi wawe kuko nawe yakubwira ibyo yashingiraho akara nawe ibyawe buri wese afite n'uzaye icyiza rero ikintu cya mbere nabonye ni ukubana ukaba ufite imyizerere yawe ariko ukayimenyera ntibigutandukanye n'abandi bantu icyo navuga akantu keza nkakubajijeho kubera ko ni ikintu gikunda no gukereya ibice mu bantu kabisa ushobora kuvuga uti nsengera aha undi muntu akavuga ati kumbe zambye akakwangira icyo urumva kandi ntekereza ko idini ritakabaye impamvu yo gutandukanya abantu ahubwo ryakabaye irihuza ryakabaye irihuza ahubwo kuko ryigisha urukundo n'ubumwe Nyakuso turi kugenda dusoza rero ndi kukubaza ibibazo bisanzwe by'ubuzima busanzwe abantu baba bagufite ibibazo by'amatsiko nabonye byinshi warabisubije kuri channel yawe ntago ndi bubitindeho ariko ukunda kurya iki nkunda kurya umuceri umuntu w'inyamirambo nkunda kurya umuceri kabisa kurya umuceri ufaniye kipe mu Rwanda ibintu by'amakipe sinjya harya izirenze buriya nizi izi mukura ni Nyamirambo ntayo uzi ko nuza Nyamirambo arya Nyamirambo AS Kigali se Kiyovu Kiyovu AS Kigali ni y'umujyi Kiyovu ni y'umwihariko Kiyovu ariko yarenze ubwo niyo mfana ubu nta nubwo uzi ko aperera yo byakini kandi koko bigikina APR na Rayon ariko ushobora kwiteresa kuri ya football APR na Rayon zirarenze na Kiyovu ubwo muri imwe nyine umuntu yafanamo imwe tu uri bugiye kubitekerezaho cyangwa irenze iya mbere se niye muri shampiyona iya mbere ifite amanota menshi kugeza ubu ni APR irakurikirwa na Kiyovu ubwo niyo mfana nkahita nkurikizaho Kiyovu ntose wafana ikipe idatsinda ikipe itsinda niyo dufana ikipe itsinda niyo umuntu afana hanze mfana munuzi mu Bwongereza mu Bwongereza mfana Cristiano akina mfana Man City Manchester City yambara ubururu ariko byo ushobora kuba ufana ikipe zitsinda ngiye mfana Manchester City sinzane agaze ubu ngubu gusa aho mbere ukira yatsindaga urumva ko dukaze urumva ko dukaze kabisa barumbwira igihe biruka hakinamo umuntu bita Yaya Toure sakina cyangwa yarashaje Yaya Toure Company ntabwo mperuka kureba ibintu by'imipira ni amahirwe ko warabikurikiye ariko ubiheruka kera pe Yaya Toure ubu ngubu yarashaje ubu yagiye mu bakoci ubu yarashaje pe mbiheruka kera kabisa ibintu by'imipira gusa rimwe na rimwe njya nyireba nayo nyireba icyo kunywa ukunda ikihe umuntu watumiye Nyakuso icyo kunywa kabisa ngewe ntago ngorana igihari cyose ngendamo ari cyose ndanywa ahubwo biterwa na sezo biterwa na situation nyine hari igihe umuntu aba ari mu gihe cyo kunywa amazi gusa kuko hari ibintu wenda runaka asabwa gukora ariko iyo umuntu ari muri free time aranywa kabisa ubu ngubu muri free time n'amazi urayakanda amazi amwe baririmbye kanda amazi ikintu cyose cyemewe na leta y'u Rwanda uragihitana kwinjira mu gihugu turaganira ni ryari wanyweye nk'inzoga zikagukoresha ibintu ukaba uvuga uti mana umfashe nsinduke sinzongera ntabwo ndanywa inzoga ubu uri vierge ku nzoga ubu ngubu sindanywa inzoga ku bakobwa naho uri imanzi yego ngo wawe biratangaje ze reko ni ikimanzi no muri Kigali umuntu
warinze ubusore bwe urya n'amavuta we n'ingororano turazifite kabisa. nuwe murongo wo muri Bibiliya ugufasha kugira ngo wirinde mu busore bwawe? uko Imana yakunze abari ku isi cyane yatumye itanga umwana we w'ikinege. iyo wibutse ko Imana yatanze umwana w'ikinege ndavuga ni Imana yandinze, reka nanjye nyifashe mu kwirinda. ngize ngo nawe urayirinda. Oya, reka nyifashe mu kwirinda. I Nyamirambo ni ahantu h'abatawuneri, ni mbivuge gutyo, h'abanyamujyi, h'amasongi. kandi nzi ko ariho wakuriye, nzi ko ari naho uba. Ni ibiki bintu byo muri Nyamirambo by'umwihariko byatumye Nyakiso uba Nyakiso? navuga ibyo ngibyo byo kuvuga ati wenda uri mu yindi, akenshi izi nuzo zacu urumva turashutinga ku manywa, nijoro tukeditinga. So Inyamirambo ni ahantu utamenya ngo ni nijoro, uri muri editinga ubona abantu batambuka, ubona nyine ko hakiri amasaha yo gukora. Ariko iyo uri nk'ahandi hantu ukabona abandi bose baryamye hacecetse, tuvuze ko bwije nanjye reka ndyame. So Inyamirambo rero ni ahantu hatuma ubona ko nyine ugifite igihe cyo gukora, ugifite igihe cyo gukora ibintu byinshi kabisa. Navuga ko kandi n'amayide menshi buri yaba yaragiye ava Inyamirambo mu bintu umuntu abona, imibereho biba byaragiye biva muri iyo mibereho nyine umuntu aba yaragiye abona tu. Mu makomedi wakinnye yose ni ihe wakinnye related n'ibintu byakubayeho? Ibintu byambayeho izo nkina z'ababyeyi n'abana kenshi biba byaragiye bimba. Ibyo nyine by'ababyeyi n'abana. Ibindi nibyo ku ishuri, of course nabyo urumva biba byaragiye bibaho. Ibindi wenda mbona ntabwo nahita nibuka fresh, ariko akenshi dukina ibintu byagiye bigira ibintu nyine byagiye bitubaho akenshi. Nzi ko nubwo bwose utarasaza mu myaka, utari na muto cyane, uzi ikintu cyitwa systeme mbirigi, cyangwa niko nkunda kubyita nge, ariko ni uburyo twarezwemo abenshi muri generasiyo ya 90 gusubiza muri 2000. Generasiyo minirica. Nzi ko nawe uri muri iyo generasiyo. Uranavuze uti ibintu byinshi nagiye nkina bijyane n'ababyeyi n'abana byambayeho. Ni utuye tuntu ubona twagiye tutubaho, ariko wowe uvuga uti umwana wanjye ntibikamubeho? Urambaje ngo utuntu mbona nkavuga ni mbere na mbere njyewe nuza suri gato. Urumva utuntu akenshi twagiye tubaho, ni ukuvuga ati umwana niba avutse ni ishuri, ni ukugenda ku ishuri, nta kindi kintu. Bakaba batakumva ko wenda umwana ashobora kuvuka ishuri akaba yarikora ariko akahita ajya no muri akademi ya football. Ibyo bintu byagiye bigira, akavuga ati ni ishuri, numara kurangiza ishuri iyo akademi ya football uzajya muri akademi ya football umaze kugira veni, umukinnyi w'imyaka veni, na wa mukinnyi wa nuza ngafite imyaka 15, ukabona ugiye muri background neza, wasanga hari ahantu bamuhaye pansi, wasanga ari ikigo cyamuhayemo pansi. Urumva ugasanga afite umwana ufite 14. Urumva ewana. So rero ibyo bintu numva ngewe binshobokeye. Yego ishuri ni ryiza pe, ariko nanone hari ntago abantu twese tuba dufite no kwiga n'Imana, ntago abantu twese tuba dufite impano mu kwiga. Hari ushobora kuba adafite impano mu kwiga ariko afite ikindi kintu, akaba yabifatanya, ishuri rikunganira cya kintu rikunganirana. Uyu munsi twavuye mu rwenya Nyakiso tumugira seriye cyane, ariko n'ubundi ni umunyarwenya uri seriye. Nibyo. Umunyarwenya uri seriye. Hari komedi wakinanye na Puisa, uzana umwana muri ghetto, ewana ukajya usohoka icyuya cyabize, ati se kwikira igitanda ariko nazanye umuyede.
yego ewana irari amapata abiri comedy ziriya komedi zimeze kuriya zajya zituma tugushidikanyaho ku bumanzi bwawe. ziriya se ariko byari cyuya koko kiriya cyuya byari ibyo twari turi gufunga amavisi y'igitanda ibintu nk'ibyo ngibyo kabisa dukora amasuku mu cyumba umwana akarira urumva igitanda uko kizamura gisaba imbaraga kabisa. Abantu mukunda Nyakso mujye kuri Nyakso comedy murebe ama episode yatandukanye. Uyu munsi twagiranye ikiganiro cy'umwihariko kishingira ku buzima bwe ariko anatanga ibitekerezo ku biba muri show business kuko nawe yibamo. Nawe hari ibishobora kumubaho, hari ibiba byabaye kuri bagenzi be. Ibi byose ni byiza kubiganiraho kandi muba mumukunda uvuga uti wenda bitekerezaho iki, Nyakso bivugaho iki. Dusoreze kuri episode ya nyiheruka ya Miss Rwanda. Kora comment kuri no saga ya Miss Rwanda imwe ushaka. Namayobera bamugani we yandirimba Egereza mikoro. Namayobera bamugani we yandirimba yameti. Avuze ngo iby'urukundo namayobera ko ibya Miss Rwanda ubu namayobera kabisa. Nago wabona ngo ngura commenting iki gusa nyine ibintu byagiye biba niba ari wagizemo amafuti bamukebure niba ari warenganurwe ubundi Miss Rwanda bashaka uburyo ikomeza kuko byanga bikunda ifite abo yarifashije ifite abo yagiraga akamaro bashaka uburyo ikomeza mu buryo noneho bikurikiranwa cyangwa bikagira amategeko abigenga cyangwa iki niba bushoboka ariko niba budashoboka ari ibintu biri bwangize abari b'u Rwanda gutyo babireke mbese ababishinzwe babikurikirane inzego zacu zirakora neza. Ukurikije cyangwa ushingiye kuri episode wakinnye ubona iyi saga izagira ingaruka ki ku babyeyi mu gihe abana babo bifuza kujya muri Miss Rwanda? Izagira ingaruka nyinshi cyane kuko nawe narabitekereje njya gukinira hanoza. Izagira ingaruka nyinshi cyane kuko nawe ushyize mu kuri ufite umwana ko sinzi niba ufite umwana byanga bikunda ntabwo yakubwira ngo agiye muri Miss Rwanda ngo ubure kubitekerezaho wavuga ari irarushanwa bavuzeho biriya noneho bakavuga ko atari abo uyu mwaka gusa n'abandi byagiye biba ngo bakabihishira ngo bakabipfukirana kavuga umwana wanjye wari safe wabitekerezaho kabiri mu gihe mbere yabaga yakubwira ukahita uvuga ati yicara mu modoka tugende twiyandikishe ariko ubu ngubu wabitekerezaho kabiri ukavuga ati se ntago ryasubiye mu maboko y'aba abandi bavugwaho ibyo ngibyo ntago byagize ibiki n'ibiki ubu bitekerezaho kabiri rimwe na rimwe ukaba wanamubwira ati aho yamfatiye riske reka tubireke izo ngaruka zizabaho byanga bikunda. Nyakso turasoje ari bikabisa icyo ubwira abanyarwanda duhinira bagukunda by'umwihariko n'abatagukunda reka n'abatankunda abanyarwanda bankunda rero mbere na mbere nabashimira nkababwira ni musirimuke abadafite amaperimi amaprovisoire mujye kuyakorera mujye kwiga amategeko y'umuhanda muri Action Driving and Language School mujye kwiga amategeko y'umuhanda bashaka kwiga indimi bajyeyo igishinwa ibiki n'ibiki byose bajye kwiga dufite amashami menshi abo ni kubankunda ubwo ari aka gift mbahaye kandi mbashimira babwira ko bakomeza gukurikirana YouTube channel yanjye Nyakso Comedy n'andi ma platform tugiye kubaha ama episode menshi muri iyi minsi ndetse nayo bagiye bakunda tubaha ibindi bice ubwo ni kubankunda kubatankunda rero impamvu batankunda bayimbwira ari ikosoka igakosoka atari ikosoka ubwo tuzabana gutyo twangana nyine nakundi ikindi kandi niba kubatankunda ubwo abo bakunda Imana ibafashe nabo babakunde kuki wise umusamariya ni umuntu ugira neza kandi nanjye nibara nk'umuntu ugira neza. Murakoze cyane namwe Jaras Official mukore subscribe bari badukurikiye komeze no gusapotingana kabisa kandi mwakoze kunyakira twajyanye ikiganiro cyiza n'ubutaha muzambwire kabisa. Asante. Sawa.